ariko mama Sara hepfo haruguru ncurucumba si ariko umva ariko wokagira imana ndaherehe ariko niko muko umva nyina ntu uri guhamagara ndi wagiye uvuga izina ariko umuntu akamenya uri guhamagara ntabwo ari Sara mpamagara ngwino hano di ariko akanakumira yego ni ukuri kw'Imana fatiye ruzwa rugendo ujye kuhira ziriya ntoryi ntayo mfashe akurika nkubaze mama ninjye njyenyine wabyaye cyangwa ninjye nyiramiruho mwabonye ninjye ngomba kuzajya nkora ibintu byose by'uru rugo nkaho wagira ngo ndi umukozi wa hano njye nijoro mwagiye mu nzu ryari saa 12 ntabwo mwari mwicaye mu nzu mwese mwibereye mu biganiro murimo guseka ngiye nkajya gushaka inkwi imvura iri kugwa ndabatekera mbashyirira aha ngaha ndabyuka ndakoropa none nongere mfate rozwari ino nshinzi iryamyemo aha ngaha ngo ni sifa nasibyo amaherezo nayahe ngi akareka ntabwo byazaba reka tunavuge buhoro twe kwiha nibashaka oye banabyumve bumva ukuntu nagowe muri uru rugo none se kubwiye utyo nkaba mbona umereye amenyo ya ruguru na yepfo muko ariko mwana wa uriya ni murumuna wawe nimba utitwaye neza ngo akurebereho bizagenda bite ko rero wakagombye kumuha urugero ko ari murumuna wawe yese ninde muntu naje hano ku isi kwigisha akanakumira mwokagira imana ariko mwana wanjye Sara koko ko wavutse neza ntabwo uri kashindi ni umwana uvuka akabanza amaguru uwo mwana rero nta kinyabupfura agira uwo mwana bamubwira bati zamuka akamanuka batireba hariya agahindukira akareba hariya akanyuranya none nawe rero ni kuri mukumerera wacishije make urashaka wiki wacishije make koko wacishije make tukumvikana ukamfasha imirimo yo mu rugo ndatera intabire ndakura ibijumba ndatashya udukwi ndagira nti imvura iragwe pfiyo ngiyo nkazamukayo niko mwana wa ubu uragira ngo siko aturuka hariya asange twarumanitse nta soni kandi mama kankubwiza ukuri njye uru rugo nzaruvamo nigendera njye ari igihe nzaruvamo nkigendera noneho tukareba ko mutabaho ko mwana wabuze se undi niba yarambyaranye nanjye fatiye rozwara genda ujye kuhira intoryi mama reka nkubwiza ukuri sifa natabyuka ngo ajyeyo ninshaka kunyirukane muri uru rugo ntabyo njya kuhira ariko nk'ubu koko mama Sara koko uyu si imfura yanjye si kwambwiye ariko niko muko umva ndagira ngo ubibwese nako ukuntu ujya kumubwira mama njyewe bagenda mama Ruka subiza nyokoro nakubonye njyewe mbona ki uzi ko naguhina uce kugukinisha biri kukuba tuvugana naguhina iriya telefone wari utwaye ujyana henya gutwara sigiriya se ngo guke none se ubungize gutyo ubu nabanyijyaye wari ushyize mu mufuka se ngiye wari ushyize mu mufuka utashaka kwitwa nuko gukinisha kandi Ruka ubu naguhina ukamina se naguhina tuvuga ko warucitse oya ariko sufuye ariko si ariko umuntu ahangaba mugabo ubu ntabwo muri kubireba ariko se wa mugore waratagufata nturebe ibintu wankore nzubaho ku muntu njyewe ngo guke uzagira gute nzubaho ku muntu fata namwe ariko se wagiye uko rukarareka nkubwire uzajya kugaruka wasinze ugashaka kuza uvuga waretse nkamusuka icyaha ariko se ufite umuntu ngabandi shaburatse ariko reka nkubaze washatse kuzajya gereza
ndakubaza upfuye iki na Rukara na Rukara Mupfuye iki? reba afashe telefone yawe yayishyize mu mufuka yarazi ko ntamureba arangije ashaka kwitwanya gutwara imbere telefone yanjye se n'izina ry'Imana ariko se ngenda babaza uyu muntu azanywa nande ni Manenu kandi Manenu ibintu azatuzana hangaha woya wirogerete nakubwiye ko Manenu ahangaha azakwereka ibitangaza ubu se mbwira Rukara agiye kunyibira telefone yazanywe nande ni Manenu wari umuzanye ahangaha yaje avugiriza ashaka Manenu iyo utinyuka ngo Manenu hejuru yuko yananiye nawe nkubwira ngo Manenu yarananiye ukamurengera ntabwo yateye umwana uriya mwana w'abandi warangiza ukabeshegekera ngo nta kibazo ubonye umwuzukuru ntibari bagiye kumutwara kiriya cya Rukara ntabwo kivuye mageragere ejo bundi mva mbese ukuntu byose ubihuza ukabihuza nanjye kubera icyo Manenu utamuhumba Manenu si ubu ngubu Manenu ninjye wagize ngo adanirane ninjye wagize ngo ananiranira unkubise umwe mbabarira ukabyara we unkubise umwe ariko se wa mugabo ahubwo ko ndeba ushaka kunzomerera ubu ngubu byose ninjye wowe ubiteye uzi ko umujinya wa Rukara mujye muzana abajura ahangaha nimurangiza mubimbaze kandi ndakubujije ntiburi umufashe yakugwaho kuri abashaka uwagwaho Rukara ariko shana ari ngiye kumuhinahina nanjye kumufata kunja nk'ukunja noneho ukamusimbura muri gereza avuyeyo wowe ushaka kujyayo uzi n'ikindi utazi izina byazina narashatse nanjye ndabibonye n'utazira Rukara cyangwa ngewe ngo nzire Rukara nzazira wowe zirongoga hambira nta mugabo nta gusa wowe uri mu biki wowe uzi ibintu biri kubera hano mwese aha byagenze gute we bari banyiciye iwanyu ngo baraminahina none biri kubabera byagenze gute wagira ngo so yariye amavubi yafashe nyoko yamukandagiye agakanu ugenda urebe noneho telefone ngo mwakoze ngo zitwa niba ari nyokorume niba ari serume urebe nyirebyeho yaranyishe ndabyivuga ariko Ruka nawe mbwira nyine byarabihuriye byabo ndabizi bahora bashwana ariko mwatetse amavubi iwanyu uzi ukuntu bameze wambwa ibyo nagutumye niba wari ubibonye basi kuri ya systeme se uzukane ihungabana korano twumve korano ni gutya nari imeze nawe rero ibintu uri kumbwira ntabwo byerekeranye mbwira bari abana wabo nyine gahunda zabo zirahari babana nababonye hari epfo ku mugezi niho bari nibyo rega nari nje kukubwira nuko mbahure n'ibizazana nanjye rega buriya makuru yabo nayakurikiranye buriya wa mwana yitwa Sara umwe muremure se umwana wa Haji Sara kandi bavuze ko ngo yitwa Marinette kuri botike hari ninde se bavuze ngo yitwa Marinette yitwa Sara umwana wa Haji niwe nshaka rero akaraka Ruka mva ngubwire ibyo bintu bisubizaho bikuye ako surashaka ko nkundana n'umuntu tureshya wowe aya toka genda umva aho kugira ngo uriya mwana umutware agakanu kavaho Ruka nakunyukanyuka subiza ngo bari bakunyutse naguhinahina ariko se umuryango wese mumeze muhina ubundi murabahe wembwira ahantu mwabo wembwira ahantu mwabo babonye nyine kwiriba ari ahepfo ku mugezi wayo hari ahepfo bagiye kuvuma no se nta mpamvu narinje kukureba wigira ko imbere y'uramutse tukaruhuka buri turukeho gakeya ko batari bugutuka isirabuzwe n'ikwivugisha ibyo bintu turaruhuka uke nese kizuba urabona umuntu ari bukigeho twicare kuri iri zuba none se aho ngaho icari hariya mbese ukuruhuka ko turaguma twicara ahangaha ngo umuntu ari kuruhuka utekereza yuko amazi yari atuyabuze tugiye kumanuka pfiriya kuvoma ari yatemba ese uri kumva utananiwe umva nkubwiza ukuri icyo akoze ngewe rero kubera ko buri muntu wese aba yiyizi aho kugira ngo ngende uriya mukecuru ntukuze mbabarira ureke nigendere noneho usigara ahangaha urimo kuruhuka kuko n'ubundi wowe ntabwo bajya bagutoka si ubizi si uri umwana uriya kantu k'umutuku mu mutwe uriya nyine n'uriya ntabwo ari we nshaka nakubwiye nshaka uriya kandi nakubwiye ko tugurana aho se tugurana iki mana ureka mubwire reka ibintu by'imikino kandi nashyizeho ayanjye umva rero mubwire ko ngiye gukora rero ngiye kugenda nigize boss
uri umukozi koko hajye bararya shazi ko n'ibiryo bigaragara ku bana b'abantu we umva se njye kugenda nigize umukozi we wigize we nako wigize umukozi njye nigize boss urumva tubirarireho kuri zira tarani mfite ndaguho gitanu uzi ko nagiye kukubwira uribuka wa muhungu wa Karambage hajya ni Karamage yego kuri duturanye wa muhungu we w'i Kigali ukunda kwambara rinete munini gutya munini ufite agasatsi gake byamugendekeye bite agiye kuza oya se araza ari uno munsi cyane nabyumvisha mbabarira tuve hano njye kuvoma nkarabe mpindura imyenda hagiye kuza waje kukureba se sharika nkubwire si wallahi uriya mutipe ndamukunda narapfuye narashize noneho mba uziko reba kwa kundi ubona umuntu ugahita wumva nyine like ugatitira muri wowe ariko ye muraziranye se ndamukunda mbabarira tugende asange ibintu se yego ko harya ka gashati bigeze kuzanira shangazi niba kakimira wantiza abana bitatu aho ngaho sibyo ubwo turabigeza gute nyine ndagenda ibyo mvuga byose ibyo byemera mutegeke none se ngiye uriya nkazamubonana uriya nyine nawe nizawe n'izijya ubwo ntago mfata nk'umugondo wa rutoki umugondo rutoki se kandi mu bukwe bwanjye rero uzaba unyambariye akuzukura umusazi hariho n'uzamufatira kuko nawe azaba yambaye kumwe bagenda mwikubanamo ngo nawe nutivuga n'ikazi kawe ahubwo umbwire mbatwaza ariya mazi oya nta mazi arimo usaba irimo amazi ariko waribonye mana we sa ubwiza ufite se ikibuno se imiterere se uri kumva wahera uvuga ngo uriya muhungu yakurongora ariko sha uzajya wirirwa wikoreye ibi bida abandi bana bari i Kigali none sinjye nkunda umuntu umenyera turavukana urabizi sinjye nkunda umuntu unyurira njyewe nagusatura nkakwanura ahangaha izi saha ahangaha muri uyu muhanda nasoni ndi mubi se urabona ubu muri ikaritsiye yose ninjye mukobwa ubonye mubi cyangwa ubona nambaye bino bigutiye ukagira ngo ntuze ko yavuze ko uri mubi ibyo ni ikibazo ninde se utabizi umva nkubwire njye nagusatanura kwiyamye sanda ndakwiyamye nimba uri mubi se mbizire reka nkubwire si gerageza kunyubaha ntakwanura none ahangaha isa nashaka nkashwana na mama ariko sha waribo wowe urajya kuvuga ngo ndi mubi muri no karitsiye yose wowe wanjije njye ntago ndi kuzira ko uri mubi nese narakubyaye uri mubi nta n'ahantu yakujyana kandi ntumenyere ibyo bizirikane kuko ubaharega ntabwo bivuze ko wanshobora iriya ni inzu uzayishobora wa mugabo aramukubiye tugende gake tubakiziba ariko turagenda nyita bose ariko nawe ntuzanemo byandi byawe byo kurwana oya tugende ngaho se ongera amafaranga ngenda yafite ujya zira miliyoni zawe ntabwo uzazinkangisha ariko uyivuga ngo miliyoni ntabwo uyu nk'umuntu nk'uyu aravuga ngo miliyoni ntabwo nazimukangisha rata miliyoni rata ubuzima ntabwo buhinduka ubuzima budahinduka waraguze imodoka ukamwe ngo dukore siporo bivuze kuza ukunse imodoka yanjye si yanjye rata mureke mubwiye njye naguze imodoka yanjye umva bro ntuzankange buriya mu buzima rata bwa buri muntu ariko n'ubundi turi kuvuga amagambo menshi twabanje iyo tubanza tukabibwira kubanza tukabibwira nitwa Rukara baranzi nanjye nitwa Manenda ariko muri karitsiye nta muntu utazi Manenda yakubura umukire byo turabizi ariko ntago ariko uzi iki kuba ndi umukire wapika nkwereke uyu mukobwa uramuzi hagarara hano murebe uramuzi ndamumenye uyu se uramuzi nari nsanzwe mubona ariko nabo batwibwira kuko ntabwo twabasuzuguje uzi ko baducecekanyara ariko reka nkwereke ikintu ikosa riri hano hari bari bagiye kuvoma so ntabwo wabibona ngo uhite ubyibwiriza fata iryo jerekani bagiye kuvoma Rukara fata iyo jerekani ariko se hajemo n'inkoni fata aya majerekani genda mu rugo ku kigega gihari ushyiraho amajerekani uvome ayo mazi ndahita nkwereka ahantu yajyana Rukara uri mu biki genda sigara nawe n'abakobwa twiganira genda mu rugo ayo mazi yafata ubwo none siriya nkoko iriya nkoko nayo rayiteka wegera ujye kubikora telefone yawe iPhone Rukara wajya ureka kira rata bakita Rukara ni igishuti cyanjye murumva ntawe ujye wavuga utankoze amazi ko yabagezeho niba kupipa nibyo nanjye mba nkubwira uteruka uzabuze ahantu agiye
Alex ariko nta bundi buryo wavuga utankozeho wowe. Ufite umushiya kandi bagiye kubazanira amazi. Hata mwe n'amakwere. nanjye ndatora shahadu nanjye mutoya bamume ariko icyo nzi n'uriya mukuru namutsindira twahaje ntabwo hajyayo ibisatsi bimeze kuriya ndabizi. Oke tugende babaha amazi ya. Dore ni hariya leta y'abahinzi. Ninde wigeze kubwira ko akeneye amazi? Hari ubwo se tugiye tukubwira ko dukeneye amazi. Oya ariko twabonye ko mwabuze amazi reka bajye bayabaye. Hasi hari yese. Iwanje gute? Iwawe. Iwanje gute? Iwawe. Ntabwo nakwiyamye ngo ntuzangarukire mu rugo. Iwawe ni? Uvuye hehe aho? Ufite urugo hano? None hano ni kwa so cyangwa ni kwa njye? Rero inganzwa cyangwa abantu babinjira mufite umunwa munini cyane. Inganzwa ninde wangunzuga? Inganzwa gusa se kabutinza ahubwo. Kabute katindekirwa mu mutima w'inzuki ndetse witwa kabutinde.